Tsindagira utame, tsindagira utame, tsindagira utame, tsindagira kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho, 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 yatsembweho we, yatsembweho, ndafashishwe, yatsembweho. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, nziza akamamaza iby'amahoro, yewe Zekari we mwakira kubohorwa n'Imana. Hoya mwakira kubohorwa n'Imana. Mwakira kubohorwa n'Imana, mwakira kubohorwa n'Imana, mwakira kubohorwa n'Imana, mwakira kubohorwa. Yego mana wakoze, mwakira kubohorwa n'Imana. Oya mwakira kubohorwa n'Imana. Simbuka, simbuka, simbuka. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Haleluya. Unyobozi umuriro n'igishu munzira igana mw'ijuru. Mbere impamba, mbere impamba, mbere impamba ije ntunga mu nzira. Haleluya. Turagushimye, turaguhimbaza, turavuga ngo imbaraga zawe nizigaragare, turavuga ngo amavuta yawe namanuke. Oh haleluya. Turongeye kugushima mwami Imana, wabanye natwe mu kwambuka, urangije ubana natwe mwami kuri uyu musozi data. Ubwo tumaze kuhakandagiza ibirenge, turahamagara imbaraga mvajuru, turahamagara imbaraga z'umwuka wera. Yewe Yesu Kristo, ntabwo dukeneye inkunga y'abantu, ahubwo inkunga dukeneye ni iyawe. Ntabwo dukeneye inkunga y'abahanuzi, ahubwo dukeneye amavuta. Rese topeneze ngo nta kintu na kimwe cyaduhinguka. Uravuga data Yesaya ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe. Ubwo turi kumwe nawe rose topeneta, ubwo turi kumwe nawe nta cyaduteza ubwoba. Ubwo turi kumwe nawe nta cyaduhangara. Mushimiye abakozi bawe dusanze kuri uyu musozi. Ayiwe kuri twe biradutunguye, ariko kuri wo nta byadutunguye. Kuri bo birabatunguye, ariko wari uzi ko izi saha tuzaba tuvuga izina ryawe. Urakoze marayika muzima. Dukeneye umutekano uva mu ijuru, dukeneye imbaraga ziva mu ijuru. Icyo dukomeje kwezanzira amarembo y'abadayimoni, icyo dukomeje kwirukana n'imyuka mibi, icyo dukomeje kwirukana n'icyatuma tutavuga izina ryawe, icyatuma abantu badahanura. Turamanandura mu izina rya Yesu ibigendera mu kirere, ibigendera mu bicu, ibigendera mu mwuka, turabimanatuye kugira ngo ari ugaragara. Urakoze mwuka wera kuko urihagije muri byose. Turwaye karibu na karame, manuka ubane natwe kuva uyu munsi n'izi sawa. Imana ikugenda imbere, amasezerano atakugenda imbere, ahubwo Imana ikugenda imbere. Haleluya, amen. Kongere haleluya, amen. Mureke mbabwire, buriya ku rugamba muraruzi. Urugamba nta banyabute bajyayo. Iyo umunyabute agiye mu rugamba arugwamo. Iyo umunyambaraga agiye mu rugamba ararutsinda. Mvugira ngo amen, haleluya. Reka nsubiremo aka kantu. Nta munyabute ujya mu rugamba. Iyo agiye mu rugamba arugwamo. Amen. Oya, nta munyabute ujya mu bikomeye kuko yabigwamo kubera ubute bwe. Urugamba rukaniye abanyamaboko, urugamba rukaniye abanyembaraga, urugamba rukaniye vuga amen.
muhaguruke gatoya, muhaguruke gato. Haguruka mu izina rya Yesu. Wireba uburibwe, wireba umubabaro, wireba agahinda, haguruka. Yesu arabizi, Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba guhindura. Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba. Yesu arabizi, Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba guhindura. Yesu arabizi, Yesu arabizi, Yesu arabizi we, Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba guhindura. Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba guhindura. Oh haleluya, 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 haleluya. Tsindagira utame, 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 tsindagira utame. Haleluya, 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 haleluya. Oh haza, urakomeye, uri igitangaza. Urabizi ibintu ugomba guhindura, urabizi ibintu ugomba gukora, urabizi ibintu ugomba gusubiza, urabizi ibintu ugomba kudutabaraho, urabizi ibintu ugomba gushyingura, urabizi ibintu ugomba kuzura. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Twakiye karibu, tuguhaye kaze mu mitima yacu. Uyu mwanya utuyobore muri byose, urakoze. Amen, 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 amen. Twicare, twicare, twicare. Ayiwe, hajya ni Janeti Fortunate ati ngo nta banyabute bajya ku rugamba. Niko biri. Buriya Yesu nashimwe cyane. Ngo umugabo bita Kidiyoni yabonye urugamba. Aleluya. Amaze kubona urugamba, abonye ingabo zigiye kuza kurwana nawe, azitegereje, aravuga ati rero izi sinzishobora. Ariko kuko yari umunyembaraga, ari n'umunyabwenge, rata nawe Imana kugira umunyembaraga kandi umunyabwenge. Arangije yingingo Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we turengere, twibuke, nta bushobozi, nta mbaraga, ndabona ingabo ziduteye ni nyinshi cyane, zifite intwaro kandi zifite n'imbaraga. Nitegereje ingabo zanjye ku myitozo zifite, ndi kubona tutabasha guhangana, ndi kubona nta nsinzi yaboneka. Maze nuko ngo iyeri iramanuka, iramubwira Kidiyoni we, haleluya. Kidiyoni ufite ubwoba bw'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Hajya ingabo ntizatojwe, manukana nazo ku migozi. Abantu baraje bagura amazi, basubire hehe? Inyuma. Babandi barakora gitware. Haleluya. Babandi baratambuka gitware, babandi baravuga gitware. Abo ngabo mukomezanye iki? Abo ngabo mukomezanye he? Abo ngabo mukomezanye hehe? Mugerayo mu izina, tambuka gitware mu izina rya Yesu, kuko ijambo nari nkuzaniye rivuga ngo Imana ikugabije abanzi bawe, ndetse n'ibyo bagutekerezagaho byose Uwiteka arabikugabije. Tugiye kubirya nk'imitsima, tubyicaze mu nda zacu, maze dutambuke gitware. Haleluya. Dutambuke giki? Dutambuke giki? Dutambuke giki? Haleluya. Ubu ni ryari abandi se bamaze kubona y'umubyizi, karuvati nayiteye ipasi. None muziko Imana itishyura, ntago ihemba. None naza gukaraba isabuni mvanye. Mureke dutambuke gitware, kuko twamaze kubigabizwa ngo tubikandagire mu izina rya Yesu, abazimu bashye, maze ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare. Haleluya.
reka twinjire muri uyu muzingo njya ntamira ngahaga nkumva ndashonje. Aleluya. Tugiye gusoma ahantu bitwa kwa Nahumu. Iki ni igitabo cy'umuhanuzi bita Nahumu. Nahumu tugere turasoma igice kimwe, turasoma ku murongo waho wa 12. Nahumu. Hanyuma dusome mu gice cya kabiri, naho turasoma umurongo wa mbere. Ntabwo dusoma imirongo myinshi cyane. Aleluya. Abanyamasezerano bararigendana. Ntabwo ari ngombwa kwiriza umunsi, ntabwo ari ngombwa kwikebagura, ahubwo kubera ko ari umurage Imana yabaraze. Haleluya. Bitewe nuko ari abanyamaboko, bitewe yuko barazwe gutambuka gitware, ntago babaririzwa ibyo bakora. Ibyo bakora barabizi. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Nineve. Birashoboka ko yaba ari iby'abanya-Uganda uyu munsi bigiye kuvugwaho. Birashoboka ko yaba ari iby'abanyarwanda bigezweho. Haleluya. Ngo ibya Nineve Imana ikwitegereje, iby'abanyamusanze ngo ikwitegereze nawe. Erega Imana irihagije, izi ubwenge. Ngo nabibutaro, yaba bibutaro, yaba bibugande, yaba bo mu Rwanda, mwese ni kimwe. Ikingenzi jambo ryabivuze ngo iki mu mahanga yose abakora ibyo kugira gute, abo ngabo Uwiteka arabemera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'Nineve 12. Uwiteka aravuga ati naho batunganirwa kandi ari benshi bazatsembwaho. Umve neza, utega amatwi wumve. Uwiteka aravuga ati naho batunganirwa kandi ari benshi bazatsembwaho, kandi umwami wabo azaba avuyeho. Nubwo nakubabaje sinzongera kukubabaza ukundi. Imana itugire neza. Ndetse n'ubu ngiye kugucaho uburetwa bwe, nguceho n'ingoyi ikuboshye. Amen. Aleluya. Turi mu jambo rivuga ngo Imana ikugabije ibyari bigufasheho ijambo. Turi mu ijambo rivuga ngo Imana ikugabije ibyari biri kukurushya. Imana ikugabije ibyari biri kukuriza. Imana ikugabije imitwaro wari wikoreye. Imana ikugabije ibyari bigufashaho ijambo. Imana ikugabije ibyari biri kuguca umugongo. Imana ikugabije ibyahetamishije ibitugu byawe. Imana ikugabije, Imana ikugabije ibyari bigufiteho ububasha byose. Tugiye kubirya nk'imitsima. Hari umuntu uzi gusonga ubugari akawunga mukagira gutya ntimugakubite. Ubugari bwo barabukubita kugeza ubwo bunoze. Bugize gute? Bunoze. Imana yabitugabije rero. Tugiye kubirya nk'imitsima. Ibirozi byaturogaga tugiye kubika nk'imitsima. Hoya, ibyari biziritse amasezerano yacu Imana yabitugabije, tugiye kubirya nk'iki. Uwiteka niyo wirahiye ati sinzongera kukubabaza ukundi. Ariko niko muzi kumva cyangwa ntago muri kumva? Turi kubyumva. Nubwo nakubabaje, hari imibabaro twababaye, hari indwara twarwaye, hari ibigaragazo twahanganye nabyo, hari agasuzuguro twambaye, hari ishavu twashavuye. Ntago ujya ubeshya Mana, ntago ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntago ujya ubeshya. Nubwo nakubabaje sinzongera kukubabaza ukundi. Ndetse ubu ngiye kugucaho uburetwa, nkuceho n'ingoyi bari barakuboshye. Mwakire kubohorwa n'Imana. Oya, mwakire kubohorwa n'Imana. Mwakire kubohorwa n'Imana. Oya, mwakire kubohorwa n'Imana.
mwakire kubohorwa n'Imana, mwakire kubohorwa n'Imana, mwakire kubohorwa n'Imana, mwakire kubohorwa, mwakire kubohorwa n'Imana. Oya mwakire kubohorwa n'Imana kuko ikubohoye. Akira kubohorwa n'Imana. Zope deseselevo pash akira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana. Imana nyiramahoro ikwishimire. Zenevo akira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana. Haleluya. Nukuri ni Imana yirahiye, ni Imana ibivuze, ni Imana ibitegetse. Sinzongera kukubabaza ukundi, sinzongera kukurwaza ukundi, sinzongera kugushavuza. Oya ntabwo uzongera kongera ariko Mana ni Imana ibivuze. Tugere muri Nahumu kangahe kabiri. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho, 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 yatsembweho we, yatsembweho, ndafashijwe, yatsembweho. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, Zekari we. Ariko Mana, haleluya, yewe ndu ajya witwa bivuge neza. Yewe Frederic we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, higura imihigo yawe, higura kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho rwose. Ayiwe ndamuribase, ndamukandagiye. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Nimutega amatwi mwumve neza amagambo y'Umwami Imana. Imana igaruye amahoro ku buzima bwawe. Imana yongeye kugushyigikira, Imana yongeye kukwagura, igushyize hejuru rwose, iguhaye imbaraga. Mupfukame. Nubundi nago naje gusaba Mupfukame. Aho tugiye kugabana, aho tugiye kugira ute, mugiye gusubira muri aya magambo ngiye kuvuga. Nimwarangiza dusenga Imana, kuko icyo yagombye gukora yagikoze, icyo yagombye gusohoza yagisohoje, ibisigaye ni ukuyizamurira icyubahiro. Haleluya. Ugiye kuvuga ngo ngewe mu mazina yanjye, Mwami Yesu, turi imbere zawe muri uyu musozi, utugabije ibyatubabazaga, utugabije ibyaturizaga, utugabije ibyafatiraga imigisha yacu, utugabije ibyari byaraziritse urubyaro, utugabije ibyari byarafashe mariage. Yo Jehova shimwa, icyubahiro turakikuzamuriye, icyubahiro ni cyawe Mana, kuba duhamagariye kuduha umugisha. Icyubahiro ni cyawe Mana, subiramo ko ntahanye imigisha yanjye. Iyo Satani yari yaraboshye, iyo abarozi bari baraziritse, iyo abapfumu bari baricariye, ibyo byose urabimpaye
kuko ngabije bari babifunze maze kubafata mbiri ngarukanye umunezero. Uyu mwanya singusaba kuko ibyo wampaye bihagije, ahubwo nkuzamura icyubahiro ngushima uhereye none n'ibihe byose. Nenezo pedese celebi toke na boza bire to try eresheki de gone de celebi de tro ne toke boza reto tala bavo ne ri zabitankide na nazestrai orete talabe zabide try ere toki de try zezeze zabide lento torankeri enezestade. Urakoze mwami Yesu, urakoze kushoboye byose, urakoze ku cyizere watugiriye ukabuvuganye natwe, urakoze Mana kutubohoreje, urakoze Mana kutugiriye neza, urakoze kudutabaye, urakoze kutugiriye neza, urakoze kudusezereye amahoro, urakoze kudukomeje. Izina ryawe nirishyirwe hejuru uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze, amen. Abantu baje barwaye pfukama, izo nkweto zanjye nizize kubabuza kudendeza. Abantu barwaye, abantu barwaje, twese turinde. muziki Imana igiye gukora, muziki Imana igiye gukora. Imana yambwiye ko hano habaye mu kidendezi, ikidendezi cy'amaraso, ikidendezi cyo kubohoka, ikidendezi cyo kugubwa neza. Zope de sese record. Uretse n'ikibazo cy'amaso, wari urwaye ubukene kuva wavuka, ntago uzi ngo ubukadi 10 bwitwa ngo iki, ubwumva mu magambo tokele bode seselevo. Reba hano, rebana nanjye, rebana nanjye, hari Imana imenaguye kuko hari gitare cyane imbere yawe. Iki nicyo cyakuzaniraga ubuhumyi, cyatuma udatekereza cyane. Levo de seseleko. Uru rugendo ntago warugenda mufite intege nkeya, ugomba gushyushya ubwongo. Mana nsabye imbaraga zo gushyushya ubwongo bwe butekereza ibirambye kandi biremeye. Wambwiye kumenya igitare ku buzima bwe, hereza umugisha inambo ukoze, kuko nawe atahanye gifatika gikomeye kandi cy'agaciro. Uhereye umunsi mbonye abaye umugaga mu izina ryawe Yesu. Uhereye umunsi mbonye abaye umukire. Aha za Gisoro ndabona umuhaye mu iduka. Zalide try eletokide stade. Mbonye umuzamuye mu rwego rukomeye umujyana Kampala. Leleze style. Ntabwo imigisha yawe iri hanze, ahubwo iri hara mu gihugu. Uzagira n'uruganda wowe. Haguruka, 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 haguruka. Simbuka hara nk'inshuro 10 na zingahe? 14. Oya, n'ebyiri. Simbuka, 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 simbuka. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Haleluya. Rekereraho, rekereraho, rekereraho. Yesu wacu nashimwe cyane. Buriya n'ubukene yasimbuka agasiga. Buriya n'ubutindi yasimbuka agasiga. Nubundi no mu muryango wabo nta mu miliyariste bafite. Ariko wehe Imana nikiguhamagariye. Waruje kwakira amafaranga si igikapu, ahubwo ni imifuka y'amafaranga. No kuri Imana iragukungahaye. Nenezo try. Wowe Imana ikurinze kubakwa kandi ikuvanyeho n'indwara y'icyorezo. Toke boneze selabide try. Nawe kandi hari ibimenyetso waruzi unafite. Imana rero hari ikikoze, hari ikigutabayeho kandi irakurengeye. Irambwiye ngo irakudelevuye zestray. Rompe de seselebi nibyo. Imana iguhaye izina rishya, kuko iguhaye ikamba utahanye. Nibiraguhaye no karuvati yanjye ukagenda uyambaye,
niba iragushakira umwitero nka gwa gundi gwa Eliya ntago mbizi, ariko icyo mbonye Imana ikoze nuko iguhaye umwitero nk'ikamba rishya. Kabiri, niwite ku ntege nkeya z'umubiri wawe, kuko Kristo ari utinze mu ruhande rwawe, aguhaye imbaraga. Mana, nsengeye abarwayi muri rusange ngo umugisha wawe ubazeho. Wambwiye kubohoye kandi ukijije, wambwiye nibyo na n'ubu urabinyeretse. Marayika wawe ari hano arimwe akora kuri buri muntu umwe, amuhaye umugisha, amutabaye, amukijije, kuko farumasi z'ijuru zakingutse. Tunezerewe ko udukijije, tunezerewe umunezero uduhaye, tunezerewe imbaraga uduhaye, inda zibyara ukinguye. Nibyo aba bagabo ubohoye b'umugisha turabakiriye. Mana we, turabatahanye turi ku musozi wawe wera wandabirambiwe. Abantu babanye n'abagabo batakiri kumwe nabo, abantu bafite amasezerano mariage atarasohora, aba ari bo bantu bahaguruka bazamura icyubahiro gatatu gusa, bazamura icyubahiro inshuro zitatu gusa. Haleluya. Tambuka wiyicarire. Mu byaremwe nonaha harimo n'icyo gitangaza. Nukuri kuzamuka kwawe umusozi waruje kwakira mariage, wari waje wambaye n'akantu gasa n'akabageni. Sha uramutahanye, kandi uyu mwaka utararenga uzanzanira agahene uje no gushima, kuko ntago wanzanira inkoko. Uyu mwaka utararenga, uyu mwaka utararenga nukuri de mariage narabaye. Oya, nagaru kugaruza gusa, nge mbonye habayeho na mariage. Ibintu byo gusambana oya, mariage zirabona bwite uyu mwaka utarahera. Urakoze data gitare cy'amahanga. Mukecuru genda wicare, Imana iguhaye umugisha. Imana ikurinze gupfusha no gupfa kwawe, kandi Imana iguhagazeho, humura. Niko imbwiye, genda wicare. Mu kw'Imana ntago hajya habura inzira wowe guciriye inzira. Warugiye no guhamagarwa mu rukiko, ubusobaye kuzisobanura ute ko no kuburana byakunaniye? Ntago bizi rwose. Rero Imana ikurinze kugira ute guhamagarwayo. Imana iragutabaye, iguhaye umugisha, ikubagiye n'ikibyibushye. Haleluya. Twese haleluya. Genda urebe icyatsi harakizamutse neza, ugicagagure mu bice byinshi, nurangiza ugaruke hano. Ihute genda. Ndikubabwira ngo uru rugamba ntago bazarurwana bafite intege nke. Uru rugamba rukeneye abanyambaraga. Abantu bafite intege nke ntabwo bazarurwana. Uca muhereye ntacyo. Kivunagure. Izina rya Yesu. Kivunagure. Turaguritse. Igarukire. Imana irambwiye ngo uko kiriya giti kitazongera kubaho ukundi, kandi buriya bwoko ntibushibuka. Icyo kintu uracyumvishije? Kiriya giti uko kitazongera kubaho ukundi, kandi buriya bwoko ntibugira ute? Iyo bupfuye buba bupfuye. Iyo Imana ikugabije iba yakikugabije. Uko nguko niko bitazongera. Uko niko bitazongera. Kuko bagiye kujya bararoga bipfu busa. Mubitambuke mutambuke, mubirye ubundi mujye hari hirya kwa mugabo udatuma undi mubirangirizeyo. Imana irabikoze, Imana irabikinguye. Imana iguhaye imbaraga. Wabagaho umeze nk'umuzembe muramuzi, umunyantege nke. Ntago bizongera. Kandi uhereye uyu munsi nuko nta nimero yanjye mugira, wari no kumubwira ati rwose imbaraga natanye sinari nziherutse. Uko niko Imana ibigenjeje, uko niko Imana ibikoze. Kuko irambwiye ngo yibagije
abantu bose bajyaga bakwibuka bakugirira nabi, ihagurukije imbaraga zo kugutabara no kukurengera. Uko niko Imana imbwiye. Mu kw'Imana ntago hajya habura inzira. Sindi kubona Nyanzobe yamuciriye inzira se, hajya weho byari byagenze ko ndi kubona wari uri kurira uri guhuhuta ngo yi, nta muntu umuhoza, nta muntu umugiriye imbabazi, nta muntu ugize uti kora hano. Imana irakurengeye. Haleluya. Mugumemo. Mana uyu muntu tumusabiye ubwenge n'imbaraga byo kurinda neza imigisha umuhaye, kugira ngo Satani atazongera gupfuna amazuru cyangwa ayihingukaho. Re tonke zope de seselebi pash zanabo tankibe ontalai zetotalanki devo selepo ankeri re nene televoz abide trai ene totai zepilon tekeri zipaide sila tota la keri nene ri enevo zeyibe trai saide got umugongo baragambiriye ngo ntuzaheka. Niko Mbonye uyu mugongo he. Mana urakoze. biremwe uyu munsi, yewe biraremwe. Imana irambye. Ibi bindi byatsembweho se, Ariko ndamashi mwazanye. Imana igukoreye imirimo n'ibitangaza. ni ukuri. Kandi Imana irakubakiye. Ngibe Imana irabikoze, ngibe Imana irabikoze, ngibe Imana irabikoze, ngibe Imana irabikoze, ngibe Imana irabikoze. Irambwiye ngo ikubagiye ikibyibushye kandi gukomereje amaboko, yaguye imigisha ku buzima bwawe kuko ugiye kongera gutunga agafaranga. Rwose pe wowe wari umeze nk'umaze iminsi mu butayu kandi ntawakumvaga, nta n'uwakwitagaho, ariko birahindutse mu izina rya Yesu. Ni ukuri. Amen. 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 Imana irambwiye ngo ntiyagusezerera amaramasa, ahubwo iguhaye impano. Imana irambwiye ngo ikomeje urugo rwawe kandi rusutseho umugisha, ikongereye imbaraga mu buryo bw'umwuka kandi igukoze ku maso, yongeye kugukora ku matwi ngo wumve neza umugambi n'ubutwari bwayo. Imana itinze mu ruhande rwawe kuko hari ikikoze. Re zotele drive ndabibona ko hari ugusubizwamo imbaraga bundi bushya. Imana ijyanye kure ibyari birimo kugutera, kuko hari ibyari biri kukubuza amahoro. Wabonaga n'urugo ugiye kurusohokamo kubera ko imiyaga, imivo ndetse n'imivumo yari itangiye kugihagurutswa bakanabikumenyesha. Dore birarangiye, birarangiye mu izina rya Yesu. Kuko Imana imbwiye ngo ibujije amahoro ibyari kukubuza amahoro, iciye intege ibyarimo kuguca intege, isubije intege mu bugingo bwawe kandi gutinzeho bundi bushya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho umwuka wo kubeshyerwa. Nabonaga ugiye kubeshyerwa, ribu yahagurutse, polisi yahagurutse, ikibazo cy'inda yavanywemo muri karitsiye kigukomye inkokora. Imana irambwiye ngo ikurinze gufungwa. Wari ugiye kubeshyerwa ari akagambane, Imana irakakurengeje. Irambwiye ngo icyakuzamuye uyu musozi Imana ikoze ibirutaho, kuko iguhaye n'imbaraga, iguhaye umugisha, kuko imbwiye ngo ibyo bagutegaga irabigusimbukije, bigiye gufata babiguteze. Taha mu izina rya Yesu.
witinze mu kwawe. Kandi maze kuhatinda isohoye agasuzuguro ka Satani, kuko ntabwo umucyo waturana n'iki, ntabwo bishoboka. Kabiri, Imana ikugize icyitegererezo nubwo abisi bakubona nk'insuzugurwa. Uko niko Imana imbwiye, ikurutishije abagusuzugura, abakuvuga, abakurwanya, abagupinga, abo bose rabakurutije na babandi. Nubwo babona ko bakomeye ariko igiye kubasubiza hasi. Ninde wayigisha impaka? Ninde wayigisha impaka? Ninde? Imana irambwiye ngo taha ujye gukora, kuko imikorere yakingutse. Ubu mugisha wo gukora Imana irawuguhaye. Haguruka utere intambwe ugende, jya mu kazi. Zenguruka izo ntara zose uri gukora ibyunguka, kandi ibintu byo kujya ukora n'umufungo w'ibiryo ntuboneke, iyo mikorere hoya turayihakanye mu izina rya Yesu. Mwewe mwicare Imana yabarangije. Oya yabarangije hoya mwe. Hako Pastor Mike we yurajya mu mwuka buhoro. Imana irangiza abantu. Ntago uzi ko yabibwiye Mose. Imana yabwiye Mose ati ko mbona ubwoko bukomeje kungomera, waretse nkabarangiza uko nzakuremera abandi bashya. Mose aravuga ati reka da no ziri shyamba ntajya nditembera njye nyine. Inyamaswa zakwiganza zikaza kumerera nabi. Rero uwo nguwo nataha ajye kuvuga iki ubutumwa, ntabwo urataha usubira mu bitaro, ahubwo utashye ugiye kuvuga iki, utashye usubiye hehe mu murimo. Imana irambwe ngo ikurinze gusubira mu igwariro, kandi Imana ikugiriye neza. Nyamunini bite byawe? Wari wenda kungana nanjye haburamo gato. Imana ni umukozi w'umuhanga, kandi Imana iratabara ntijye ibeshya. Ndimo kubona amaboko yarakuretse, kuko bagufashe nka dezerere, indisipurine, mbese buri wese akagushyira mu mufuka cyakubwira nk'aka kaboro kanje akajya agira gutya. Shaka jugunya ntacyo bitwaye. Nuko nawe niyo ugerageje gukora nta kigenda, mbese ugiriye impuhwe zimeze nk'izabihehe, uratanga ukanitanga. Ikindi, uyu munsi waje ku musozi umeze nk'uje kwiyahura. Uri kunyumva neza? Umeze nk'uje kugira ute? Kwiyahura. Vuga ati iyo misozi bavuga ibaha Imana, koko Imana iriho. Ntimbone, ntigire ikintu ikora, ntago yanyubakira ubuzima nkaba runaka, koko nanjye irabinaniwe se? Uri kunyumva neza? Imana irambwe ngo nkubwire, yemerere usezerere inshuti mbi mumaranye iminsi ku buzima bwawe. Iyo niyo password. Ni ugufata icyemezo, kubera ko rimwe wumva ufashe decision ariko anytime ukadohoka. Ukumufasha icyemezo, wabona urungano ruje ugasubira bakavaga. Wabona n'abashyitsi baraje, hari n'abantu bajya bava hanze baza babatebana, ngwino tugusamuze tugutema akantu ntaribi, nuko kabusubiye ahashize. Imana irambwiye ngo abantu banezezwa no kukureba gusa, abantu bashimishwa no kukuriraho ifoto, abantu banezezwa no kuryamana nawe, abantu bashimishwa no kubona mbyite ngo iki se, ni nko kugukiniraho. Aba bantu ugira uruhare rwo kubasezerera, Imana iguha imbaraga zo kubavamo. Amen. Ndi kubona Imana iguhinduriye ubuzima muri iyo ntambwe imwe gusa uteye.
ugize ikintu bita amafaranga, amasoko apiganwa uhari y'amamiliyoni n'amamiliyoni, nawe upiganwa kwayo masoko. Mbonye wakaviza bayiguha na dotuma ihari, wifuje kujya hanze, yewe wakoze n'ibishoboka kugira gute biranga, ndimo ndabibona. Imana igiye kuzakujyana hanze nk'ujya mu cyumba. Subize ko umuntu ajya mu cyumba washaka ukanahumiza, kuko urabizi ni intambwe utera ngo ugere ku muryango, urugo urabizi ko atari intuza wateraho n'iviri ugakinguka, ntabwo biremeye. Kujya mu cyumba uraramo, uzi intambwe utera ukaba uhageze, amakoni yahari kugira ugere ku gitanda, cyangwa se intambwe utera ku itapi cyangwa ku mukeka urazizi. Imana irambwiye ngo irasiyo yari isaha, ahubwo igihe ni iki ngiki. Imana irimo ikingura iyerekwa ryawe, ndimo ndaribona. Inyereka bakwiciye viziyo de nabo baratatanye, baratatanye. Imana iguhaye izina rishya utahanye uyu munsi. Password ni ugusenga, kugabanya ambiance, ibyo bintu bibiri. Ubundi utekereza ikintu cyo gukora ugisengera, igishoro kizaturuka ntuhambaze, kandi mbonye kije gifatika. Ndagushimye ko ufite imbaraga, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranije urasohoza, ibyo usohoje turabibonye. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugukomeye amashyi kuko ushoboye byose ibihe byose. Amen.